Ubundi rimwe mu mafunguro anezeza imitima yacu harimo ifunguro ryitwa ibyishimo cyangwa umunezero. Ubundi muri iyi si nta gihe umuntu yumva yifuza guhorana nk'igihe cyose aba yishimye cyangwa aba anezerewe. Umunezero, ikibabaje nawe wabaye ka karyoshye kadahora mu itama, kuko umunezero ntabwo ari ikintu wabasha kugumana byibuze kukimara n'umwaka utarakibura mu buzima bwawe, ntibikunda. Uyu munsi mu isi y'abagabo tugiye kuganira ku kintu kimwe gitwara umunezero wacu, aricyo bita kwigereranya n'abandi. Iki kintu kiraza nubwo ibintu ari byinshi bidutwara umunezero wacu, ariko iki nacyo ni kimwe muri kanseri twigaburira, ikaza neza neza ikamunga ahazaza hacu. Wowe umaze iminsi wiyumvira isi y'abagabo, nguhaye ikaze. Ndagushimiye ko wakoze subscribe, ni nawe untera courage yo gukomeza kuza kuguha ibiganiro byiza nk'ibi. Nawe mushyashya hano, kora subscribe. Ni karibu muri iyi si y'abashaka impinduka ku buzima bwabo. Ubundi ikiremwa muntu uko turemye bitandukanye. Uko kuremwa bitandukanye nibyo bigena imyihariko yacu. Ushobora kuba ubona uri inzobe undi ari igikara, uri muremure undi ni mugufi, urabyibushye undi arananutse, ariko ibyo ngibyo ntukabyange. Kuba utameze nk'abandi nibyo byonyine bituma ugira umwihariko wawe. Ndi kukubwiza ukuri. Muri iyi si amakosa ikiremwa muntu dukora ni amakosa yo kugerageza gushaka kwigereranya n'abandi. Uko kuba tutameze kimwe bisobanuye ko n'ibyo duhangana nabyo ntago biba ari bimwe. Reka nguhe urugero. Mu buzima umuntu wese muziranye cya urebera ku ruhande uri wigereranya nawe, ureba ibyiza bye, ureba ibyo yakweretse byiza biryoshye kuri we, nk'uko nawe ibyo werekana mu buzima bwawe ari ibiryoshye kuri wowe. Ariko ni abantu bangahe waba uzi mu buzima bwawe berekana ibyo bahanganye nabyo, berekana ibibazo barimo baracamo? Ibi bintu bitekerezeho. Ubundi kuba tubaye muri iyi si dutandukanye ni ikimenyetso simusiga cyerekana yuko twese dufite ubushobozi bwo kuba twahangana n'ibibazo bitandukanye. Njyewe ibibazo nahangana nabyo sibyo wowe unteze amatwi wahangana nabyo. Ibibazo wowe unteze amatwi wahangana nabyo sibyo nanjye nabasha guhangana nabyo. Kubw'ubushobozi ufite bwo kubasha guhangana n'ibibazo byawe, nibyo bikwemerera kuba ukora iyo business yawe ikaba yaraguhiriye. Kubw'ubushobozi mfite bwo guhangana n'ibibazo byanjye, nibyo binyemerera kuba nakora business yanjye igacamo. Niyo mpamvu sometimes dukunda gusanga twebwe abantu, abo dushaka kwigereranya nabo, tujya mu masiganwa nabo, bikarangira badusize kubera ko tugerayo tukabona imbogamizi ziri muri ya nzira acamo, twebwe tutabasha kuzirenga. Inshuti yanjye wowe uteze amatwi iki kiganiro isi y'abagabo, nakumenyeshaga ko byoroshye cyane kugwa mu mutego wo kwigereranya na bagenzi bawe. Biroroshye cyane kugwa mu mutego wo kwireba ukumva ushatse kumera nka bagenzi bawe. Ariko ukuri nakubwira ko ni kumwe. Muri iyi si buri wese afite ubuzima bwe, ari nayo mpamvu urugendo rw'ubuzima buri wese ariho rutandukanye. Ntabwo urugendo rw'ubuzima ndiho ruhuye na gato n'urugendo rw'ubuzima bwawe. Niyo mpamvu kwigereranya nanjye cyangwa njyewe nkigereranya nawe ari amakosa ahambaye. Abantu bose bagiye babaho bigereranya na bagenzi babo, ubushakashatsi bugaragaza ko abenshi bagiye bapfa batishimye, ubwo ari byo bita gupfa wishwe n'agahinda gakabije. Iyi nta yindi mpamvu yabiteye. Babayeho birukanka mu nzozi za bagenzi babo, birangira basize inzozi zabo bashakaga kandi banapfa batageze ku nzozi za bagenzi babo. Ubundi uyu muco mubi wo kwigereranya
ikintu cya mbere ukwambura ubushobozi bwo kwimenya. wowe upfa utimenye bikarangira utabashije no kumenya ubushobozi buguhishemo. Iyo utamenya ubushobozi buguhishemo birangira isi kubihiye. Iyi si itangiye kukubihana utangira kumva uri ikivume, utangira kumva hari ibintu bitagenda mu buzima bwawe, aho ngaho ni naho n'amashyara abyukira, ugatangira kwibura muri rusange. Ngiyi impamvu njyewe iki kintu cyitwa kwigereranya nakigereranyije na kanseri. Ubundi iyo ibi bintu bimaze kukubamo umuco, biragoye ko wazigera ugira umunezero mu buzima bwawe. Iyo ikintu cyitwa kwigereranya kimaze kukubamo karande muri wowe, biragoye ko wazigera wumva unyuzwe n'ubuzima. Reka nkwereke urugero ruto. Abantu bose bahiriwe muri ubu buzima, nta muntu n'umwe bigeze bigereranya nawe. Duhere wenda muri football. Abantu ba mbere bari successful muri football kugeza aka kanya ni nka Messi na Cristiano. Nubwo bose bakinnye umupira wabo, nta n'umwe wigeze uvuga ngo njye ndi kwigereranya n'uyu nguyu, njyewe ndenze uyu nguyu. Oya, ese utekereza ko kuba Messi cyangwa Cristiano nta n'umwe waza ngo avuge ngo njyewe ndenze uyu ari ubucucu, cyangwa utekereza ko ari ugutrikinga media? Oya, nuko bo basobanukiwe neza ko buri wese afite ubushobozi bwe muri we, buri wese afite ibyo yabasha gukora. Cristiano arabizi neza ko yabasha gutsinda ibitego by'umutwe byiza kurusha ibya Lionel Messi. Lionel Messi arabizi neza ko yabasha gukora amacenga menshi mu kibuga kurusha Cristiano Ronaldo. Bose bazi karite zabo, niyo mpamvu mu byo bavuze byose bakomeje guhagarara kuri standard zabo. Nawe uri kunyumva muri aka kanya, birashoboka ko hari ikintu ufite ushoboye kurusha abandi, ndetse muri iyo position ukora, muri ako kazi ukoramo, uramutse uhavuye, hari uwaza akabikora neza kukurusha, hari uwaza akabikora munsi yawe kukurusha, ariko nta n'umwe waza ngo abikore nkawe. Nimba uri muri iyi si nawe uri uteze amatwi iki kiganiro, nakubwiraga ko harimo wowe umwe wenyine. Ntuzagire undi muntu ureba ngo umwibonemo. Muri iyi si wajemo ari wowe wenyine ku giti cyawe. Iyi ni nayo mpamvu yonyine ituma ugomba kumva ko nta muntu ugomba kwigereranya nawe. Please, ibi byumve neza, nta muntu ugomba kwigereranya nawe. Ahubwo aho kugira ngo uta umwanya wawe wigereranya n'abandi, icara hamwe wirebe neza, umenye aho uri uyu munsi. Nurangiza ukora igishushanyo mbonera cy'ubuzima bwawe, umenye aho uri kubwerekeza. Wowe gira intego mu buzima bwawe, tangira ugira inzozi kuva aka kanya. Ubuzima bwawe buha icyerekezo, wowe ubuzima bufite intego. Wa mwanya wataga wigereranya n'abandi, tangira noneho wute wigereranya nawe wahashize. Reba impinduka umaze kugeraho mu buzima bwawe, reba aho wavuye, urebe n'aho ugeze. Nubwo aho ugeze atari heza ho kwishimirwa mu mutwe wawe cyangwa mu bwonko bwawe, ariko waragenze. Cerebra cyangwa ishimire izo ntambwe nkeya wateye. Tutitaye kuvuga ngo wagenze gake cyangwa warihuse, upfa kuba waragenze. Wowe ishimire izo ntambwe umaze gutera ku buzima bwawe. Nibyo, nta wundi muntu wo kwigereranya nawe. Tangira weho ujye ukora flashback, wiyibuke kera, wirebe n'ubu ngubu. Ibyo byonyine nibyo bizanakwereka nimba uri gutera imbere cyangwa uri gusubira inyuma. Ibyo ngibyo niko kwigereranya kwiza kutazaba kurimo ibishuko. Aho waba uri hose, tangira umenye ko noneho kuva aka kanya umuntu wenyine muhanganye ari wowe wahashize. Wowe wahashize niwe wenyine ugomba kuguhereza ikigeragezo, kukubera ikigeragezo, kuko nta kintu cyonyine kibabaje nko kuba ahashize hawe warabashaga kwigurira ikintu ukaba uri kubona ubu ngubu utabasha kukigurira. Nta kintu cyonyine gishimishije nko kuba hari ikintu utabashaga kwigurira wowe wahashize, ariko ubu ngubu ukaba ubasha kukishyirira ku meza. Wake up, please wake up.
tangira wige guhangana nawe wahashize. Ntiwemere gusubira inyuma, ntiwemere kwibona waryamye hasi, ntiwemere gutsindwa. Ushobora kuba waravuye mu kazi kawe, ariko nakumenyeshaga ko umuntu abura se atabura shebuja. Icyatumaga ubona amafaranga hariya cyatuma uyabona ahandi. Ntabwo shobuja yaguhembaga kubera ko agukunze, yaguhembaga kubera ko hari umumaro wari umufitiye. Nimba warahavuye, uwo mumaro wawe warawujyanye, wawubyaza umusaruro n'ahandi. Ntabwo ka kazi kawe igishoro cyanze kigashya aho cyavuye hashize. Amakosa wakoze warayabonye, mbere watangiye business nta experience ufite, none ubu ngubu urayifite kuko wamaze kubana n'amakosa yawe, uri tayari gukosora. Please wake up. Gerageza usubire mu kazi, gerageza wongere gusubirana imbaraga. Nuramuka wihebye, uraba wiyangije. Ntukore amakosa yo kwiheba. Kuba wahisemo kuza kumva iki kiganiro Isi y'Abagabo, wahisemo neza. Ariko ubutwari uri bugire ni ukuza gukora subscribe, kubera ko abantu benshi badakunda ibintu bibagira inama. Nimba ufite inshuti yawe y'inkoramutima, nagushishikarizaga kuyoherereza iki kiganiro, nayo ikagira amahirwe yo kugira ubumenyi nk'ubwo ukuye muri iki kiganiro.